So nguhaye ikaze kuri Kigali The Toilet Talks Entertainment. Ni amakuru y'abasitari niyo tuba turi kugenda tubabwira, dore ko aba ari buri mwanya. Indirimbo ya Element ubu ngubu yamaze kwemezwa mu ndirimbo zigiye kuba zahatanira Grammy. Wow, ni ibintu birenze, ni ibintu birenze kubona umuhanzi w'umunyarwanda ari muri Grammy arimo guhatana, ni ibintu birenze. So rero indirimbo Mirere ni indirimbo uyu muhanzi bita Element yaherutse gushyira hanze, ndetse by'umwihariko ahita anayisubmitinga muri Grammy kuba yaba zimwe mu ndirimbo n'ubundi zigwaho kugira ngo zibe zatwara iki gihembo. Mu yandi makuru turi buze kubabwira gatoya kuri uyu bita Yago Pondati, dore ko bidakomeje kumugendekera neza aho aherereye, dore ko umuvugizi wa RIB ubu ngubu nawe yabijemo ari kugenda abivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse yihanangiriza abantu kuba bakomeza kugenda batangaza ikintu cyerekeranye kuri Yago batisanga barimo gukora ibyaha. Izi ngingo ebyiri nizo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru yanyu, dore ko abantu benshi muri kugenda mutugaragariza ko mukunda Kigali The Toilet Talks Entertainment by'umwihariko, kandi natwe twasezeranye ko tutazigera tubatenguha. So ni ukuvuga ngo tugarutse kuri iyi ngingo yacu kuyu bita Element, dore ko mu minsi ishize nk'ibiri itatu ishize nibwo aherutse gutangaza ko yamaze gutanga kandidatire, ni nko gutanga kandidatire kuba indirimbo ye yakigwaho ngo irebwe nimba yajya guhatanira igihembo cyangwa se igikombe cya Grammy Award. Ni ukuvuga ngo iyi Grammy ku muntu utayizi wayigeranya nk'igikombe cy'isi. Ngira ngo wumve uburemere igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru gifite, niyo usanga n'ubundi nibwo buremere usanga iki gihembo cya Grammy gifite muri muzika by'umwihariko. Ni ukuvuga ngo ibi ni bimwe mu bihembo bikomeye, ndetse n'igihembo gifatwa kiza ku mwanya wa mbere mu bihembo bitangwa cyangwa se bihabwa abanyamuziki muri rusange. Rero usanga iki gihembo nyine aricyo kiza ku mwanya wa mbere, mu bindi bihembo byose nicyo kiba kiri hejuru. So uyu Element rero yagize gutya ejo bundi ashyira hanze itangazo ry'uko ashobora kuba yatanze indirimbo ye yibita Mirere kuba yakigwaho ngo ibe yahatana n'ubundi muri ibi bya Grammy Award. So ni indirimbo rero yakoze muri uyu mwaka, ngira ngo murabizi, ndetse iba imwe mu ndirimbo zabaye nziza cyane hano mu Rwanda, ariko rero kuba yagiye muri Grammy wenda tugiye kukivugaho neza ngo tube twakiganiraho. Kuba iyi ndirimbo yajya muri Grammy ewana ni ibintu birenze. Ni ukuvuga ngo niyo yabaye nomini cyangwa se yabaye imwe mu ndirimbo zigomba kuba zatorwa ewana, naryo ni irindi shema, bitewe n'uko Grammy ni ikintu kirenze kabisa. Ni nk'uko wavuga Rayon Sport ukumva ngo yagiye ngo guhatanira ngo muri ariya makipe ngo y'Iburayi ewana, ni ibintu wumva nyine ukumva nta nubwo bishoboka tu. Rero kuba uyu Element yavuga uti ngiye muri Grammy ewana, ntago mbyumva neza tu. Gusa n'amahirwe yo kuba yatwara iyi Grammy ewana sinzi ko ashoboka, bitewe n'uko haba harimo ibindi bihangano birenze cyane bya hatari, ndetse haba harimo abahanzi bakomeye cyane, dore ko haba harimo akenshi usanga higanjemo Abanyamerika. Abanyafurika barimo nabo ni babandi n'ubundi bari hejuru cyane, nk'abo twavuga ba Burna Boy, ba Davido, ndetse n'abandi barenze. Ni ukuvuga ngo ishize y'ubushize nyine yo muri uyu mwaka yatwawe n'uwo bita Tiara, dore ko icyiciro arimo ari nacyo n'ubundi uyu Element arimo, ndetse iyi ndirimbo ikaba yaremejwe ko ijya mu cyiciro cy'indirimbo n'ubundi nziza cyane hano muri Afurika, dore ko iri mu cyiciro cyitwa Best African Music Performance. Ubwo ni indirimbo nziza nyine kurusha izindi zose. Ubwo rero mujajinge iyi Mirere yanyu, murebe ko ishobora kuba indirimbo ya mbere ikunzwe muri Afurika. Nubona ari byo ewana, uhita ukonfirma ko iyi ndirimbo Mirere yanyu izatwara best nyine iyi Grammy, iyi Best African Music Performance. Nusanga rero hari izindi, izo zaba Davido, nizo zaba Burna Boy, nizo zaba Wizkid zirenze cyane, dore ko muri uyu mwaka twagiye tubona indirimbo nyinshi nziza cyane hirya no hino, cyane cyane ngizo muri Tanzania, muri Nigeria ho n'ibindi bindi. So rero twagiye tubona indirimbo nziza cyane, sinzi ko Mirere yabasha kuba yazikura imbere, ariko kuba yafashe initiative yo kuvuga ngo ngiye kwatendinga Grammy Award ewana, naryo ni irindi shema. Numva ko ari ibintu nyine ni ibintu birenze tu, ni ibintu birenze. So rero kuba iyi Grammy ari kimwe mu bihembo n'ubundi bikomeye cyane
cyane ku isi, dore ko ari igihembo nyine gifatwa nko ku mwanya wa mbere, nicyo kiza ku mwanya wa mbere kurusha ibindi bihembo byose. Sinzi ko uyu Element rwose atihuse, dore ko afite kuri ubu ngubu indirimbo zigeze kuri 3 gusa, afite indirimbo zigeze kuri 3 nimba ntibeshye. Sinzi nimba atarihuse cyane, nubwo bavuga ngo nta uvuka ngo ahite yuzura ingobyi, sinzi ko Element kabisa yarenga uyu mugani. So reka dutegereze turebe, dore ko management ye yose n'ubundi bisa nkaho babikozeho kugira ngo uyu Element abashe kuba yasubmitinga indirimbo. Ibi ntabwo ari ibintu birenze, gusubmitinga indirimbo ntabwo ari ibintu birenze, ni nk'uko n'abandi bahanzi bose bagira gutya bakavuga uti ngewe rwose niteguye kuba na submitting indirimbo yanjye muri Grammy. Nabyo ni ibintu n'ubundi ni ibintu bisanzwe, kandi kandidatire barayakira iyo basanze indirimbo yawe yujuje ibisabwa byose. Nta cyayibuza rero kuba bayakira, ikiba gisigaye nyine ni ugutorwa, ubwo abasigaye naha abafana. So ni ukuvuga ngo ni nk'uko bavuga ngo nanjye ngiye gutanga kandidatire njye mu badepite, wujuje ibisabwa baragufata, ntabwo bakanga kugufata. Rero ni nk'uko n'uyu na Element nawe yaba yaratanze kandidatire y'indirimbo ye yo kuba yakigwaho kugira ngo ibe yajya mu ndirimbo n'ubundi ziteguye kuba zahatanira Grammy. So nta bindi birenze rero, ngira ngo uri kumva urwego rwa Grammy Award. Nimba utari uyisobanukiwe, ndizera ko ubashije kuba wasobanukirwa ko ari kimwe mu bihembo n'ubundi buri munyamuziki wese hano ku isi aba yifuza kuba yatunga, dore ko ba Jay-Z, ba Beyonce n'abandi benshi uzi icyamamare wese aba yitabiriye iyi Grammy, usanga n'ubundi harimo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. So nibyo ngibyo ibya Element rero biri kugenda bimuvugaho, nibyo ngibyo ibyuko kandidatire cyangwa se ubusabe bwaba bwemewe kuba bwajya hariya muri kiriya kigo nyine cya Recording Academy hariya muri ibi bitanga Grammy. Urumva ko ni ishema ku Rwanda, ndetse hagize umusunika kabisa akaba yanatorwa, byaba ari ishema rindi. So rero tugarutse kuri uyu mugabo bita Yago, uyu ni umwe mu bagabo bari kugenda batitiza imbuga nkoranyambaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dore ko kuri ubu ngubu bigoye kuba inkuru yasohoka ndetse ntuboneho ifoto y'uyu mugabo. Ni umwe mu bagabo kabisa bubatse izina muri ibi byumweru bingahe bishize, ubwo ahanganye n'abantu n'ubundi avuga ko bagiye babangamira mu bihe bigiye bitandukanye. So rero umuvugizi wa RIB witwa Murangira Bitsiyeri yagize gutya, araza abivugaho byinshi, avuga byinshi kabisa, ndetse yihanangiriza n'abantu benshi nyine ngo biyita aba big energy, ababwira uti ahantu ahasigaye mushobora kuzisanga mu nzego z'umutekano mutazi uko bigenze, mukomeza kwishinga uyu bita Yago. Ati rero icyo nabasaba ni uko mwasiba ibiganiro byose mwagiye mukora kuri Yago, ndetse n'ibiganiro byose nyine biba urwango muri rusange birema agatsiko. Ati rwose ibyo biganiro byose mwabikuraho, ati bitari ibyo muraza kwisanga mu nzego z'umutekano muri kugenda mubazwa ibintu mutazi. Nuko nguko umuvugizi wa RIB yavuze, maze ubundi yihanangiriza kabisa abantu biyita aba big energy, agaragaza ko big energy n'ubundi ngo ari agatsiko kaje ngo kagamije ngo kuba kacamo ibice abanyarwanda, ariko urabona ko nyine bino bintu bari kubirwanya bivuye inyuma. So kandi koko ubirebye bino bintu bishobora kuvamo ikintu kindi kibi, dore ko murabizi ko muri Jamaica nk'uwo bita Vybz Kartel ndetse n'abandi baraperi bagenzi be bagiye batandukanye, byageze igihe biva mu byo guhangana iba intambara yeruye, udafana Vybz Kartel ndetse agafana abo bandi, wajya ugera mu gace ugasanga ni ibibazo, ugasanga nyine intambara z'amacakubiri z'abantu bari kuri Vybz Kartel ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari ku rundi ruhande, ugasanga bahura nyine bakarwana byeruye, ndetse abantu bamwe na bamwe bakagenda bicana, hagiye havamo impfu nyinshi ubwo uyu Vybz Kartel yari ahanganye na bagenzi be. Rero aba bantu bashobora kuba bari kubigiranya n'uku kuntu bashobora kuba havamo nyine ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero usanga bari kugenda babwira abantu ati ibi bintu mubireke rwose, ugasanga inzego za leta zahagurutse nyine ziri kubirwanya zivuye inyuma, zashyizemo imbaraga nyinshi. So nta bindi birenze rero, nta bindi birenze, ni uko nguko bihagaze. Iby'uyu musore wanyu ngo ni Yago Pondat, ndetse murabizi ko ubu ngubu yamaze no guhunga, gusa nanjye ntabwo nshaka kubivugaho cyane, gusa
ni uko nguko bihagaze muri rusange. Niba wari uzi ko wari uri kugenda cyangwa se wari uri gupanga gukora ikiganiro kuri uyu bita Yago Pondati mu maguru mashya, waba ubyihoreye kugira ngo utiteranya n'inzego z'umutekano ndetse nawe kugira ngo ukomeze wibereho neza. So nta bindi birenze rero, murakoze cyane. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka.